nyoko Felicita na so wanyu Siringi tuzabica rwose, ariko na so wanyu Gasasi muri itonde ntabwo tuzabica. Uko neza bimwe bita copy paste, uko yasubije nanjye ariko nasubije, ariko sanga nyewe nta manota yakimbaye. Ndamwegera ndabwene mwari hari ukuntu wabivuga ngo mwari ngo hano mwibeshye ngo ni cyaravuga ngo byagenze, ndamuhaba munaye nyine ndabwene ariko mugenzi wanjye twanditse bimwe we mwayamuhaye rero yafata rw'abapuru rwanjye ahita yandika ngo mwebe none yahinduye umunani ahita kuramo abiri ngize ngo ndagira ngo nyine mpuza amenyo sanga izi nzasaya ntizihura, sanga zarekanye. Noneho umusirikare twaruwaje sinzabyibagirwa, yaratuye hariya mu Kivugiza narimu yankubise ikintu cyitwa urushyi rakubita umanga narwo rwahuje za nzasaya. Nitwa Hanyurwimfura Egide, abari giye ugiye guhuza ibi bukorerwe hano, aba nararukakiye hano mu Kiliziya mu Karange. Turakira ubuhamya bw'akagorora Gallican. Ndabashimiye cyane ko bamushyitse mukuru, abandi banyacyubahiro muri hano, uyu mwanya mwiza mutugeneye kugira ngo dusangize abari hano ubuzima butoroshye bushaririye twanyuzemo muri iki gihugu bigendanye n'amateka ya kiranga. Babivuze nitwa Kagorora Gallican, usanzwe ndi umupasiteri, narokokeye kuri uyu musozi wa Mukarange. Ababyeyi bacu batubyaraga turi abana 5, bose 4 ndetse igihe uri hano bahitanywe na Jenoside yakorewe Abatutsi, ndetse abenshi baruhukiye muri urwibutso ruri hano. Ubuhamya bwanjye muri make, kuko ubuzima umututsi yanyuzemo muri iki gihugu ni burebure cyane cyane wenda ku muntu mukuru hanjye ko giye navutse mu mwaka w'1970. bivuze rero ko nagize imyaka yo kubona byinshi nk'uko bikubiye mu kiganiro bagiye batugejejeho mu kanya. Yewe Jenoside yabaye iyo muri 1994 yabaye maze imyaka 3 hanika yonza, kuko yewe n'ababyeyi banjye twahageze mu mwaka wa 1991. Twari tuvuye mu bice by'amajyaruguru y'igihugu, igihe abanyakibirira bicwaga n'abandi bazamukingo. Iwacu hari mu cyahoze ari Ruhengeri, mu karere kahoze kitwa Bukonya, komine ya Gatonde nimo twabaga. Kibirira rero twahandaga imbibi ku buryo hari n'abantu twari dufitiye b'abavandimwe bishwe muri ibyo bihe, ndetse hakagera n'abahungiye iwacu, kuko iwacu ntabwo aho twari dutuye hakuno mu Bukonya ntabwo bahise bica, habaye itotezwa ritandukanye, ariko upfaho muri icyo gihe ntibyabaye, ahubwo abapfuye nabo hakurya muri za Kibirira, muri za Gaseke twari duhanye imbibi. Menye ubwenge muri igice kimwe cy'ubuhamya bwanjye cya mbere ya Jenoside, nasanze aho twari dutuye aho muri Gatonde, icyitwaga segiteri icyo gihe yacu harimo imiryango 2 y'Abatutsi, ariko nayo ivindimwe. Hari umuryango wa sogokuru witwaga Gashi n'umuryango wa Rwagaju bavaga indimwe, bari Abatsobe. Ni twebwe twisanze dutuye aho ngaho honyine. Twabajije ababyeyi bacu ko byageze kugira ngo twisanga aho twenyine, batubwira ko muri 59 mu byo bise muyaga, sogokuru yahungiye
n'umuryango we bahungiye aho bita Inemba ari mu kiliziya cy'abapadiri. Noneho mu gihe cyo kuhabakura abandi bahabakura ngo hashere bapakira bajyana i Nyamata mu Bugesera, ariko we uhagira abantu yari yaragiriye neza n'abagaragu we ngo baza kumufata ku kiliziya, baravuga bati we ntabwo ugenda rwose guminaha. Baramuzamukana bamusubiza ku masambu, ariko ari abakwe be ari abana be abenshi bose bajyanwa mu Bugesera. Gutyo icyo gihe rero twasanze dutuye aho hantu ari twenyine, ku buryo ndabyibuka ngeze ku myaka yo kujya ku ishuri wasangaga mu by'ukuri abanyeshuri wenda bari mu kigero cyanjye nabo nduseho gato bari barigishijwe umututsi ariko bataramubona, ku buryo wabonaga abanyeshuri kumva ngo uyu muntu w'umututsi ni inyenzi, naryo zina ryakundaga gukoreshwa, bumvaga ari ikintu mu by'ukuri cy'igitangaza. Kuko ndabyibuka abarimu iyo batwigishaga iby'amoko n'ubututsi n'uko umututsi n'ububi bwe n'ibiki, ndabyibuka twiga niba ari mu wa mbere hari umwarimu witwaga Agustin, sinzabyibagirwa. Hari indirimbo icyo gihe yatwigishije yajyaga tubwira ngo tujye ku gikuta tugikubite, ngo tujye tuvuga ngo kera umututsi yakubitaga umuhutu ikiboko, kera umututsi yakubitaga umuhutu ikiboko. Noneho bikaba indirimbo tukabisubiramo umwanya munini, ariko ibyo bikaba mu kanya yari amaze guhagurutsa ati umututsi nahaguruke, umuhutu nahaguruke. None ugasanga uko nabibabwiye wari umuryango umwe, ugasanga wenda mu ishuri nako si wenda ni jyewe jyenyine kugira ngo nzahaguruke, wenda sinabizi akantu amati haguruka. None abanyeshuri bajya kuririmba ya ndirimbo bakaza gukubita cya gikuta nk'uko mwarimu yabibabwiye, ugasanga ahubwo ni njyewe barimo gukubita kera umututsi yakubitaga umuhutu ikiboko, ugasanga babigize indirimbo. Mu by'ukuri umwana w'imyaka 7 kuba muri ubwo buzima ni ibintu byagoranye cyane. Uko tugenda turimuka babarura umututsi ninde umututsi ninde, ndumva nariganye mu ishuri n'undi muntu umwe w'umututsi, ngira ngo ngeze mu wa 7 mpahuriye n'undi mwana mwene wacu nawe w'umutsobe babaga we yaraturutse mu cyahoze ari Ndusu aza kwiga kuri icyo kigo nigagaho. Nibwo bwonyine byibuse nabashije kwigana n'umuntu duhusha ubwoko, byibuze baduhagurutsa tugahaguruka turi babiri. Tuba muri ubwo buzima rero bushaririye. Mvuzeho ku buzima bw'ishuri, ndabyibuka ngeze mu mwaka wa 4, mu wa 3 ndabyibuka ko nabaga uwa mbere nigaga muri B, noneho akaba wa 3 wa A nawo habagamo umwana umukobwa witwaga Florence. Ndabyibuka se yari umwarimu nawe akaba wa mbere, tuza kwakira n'undi munyeshuri wari ututse ku kindi kigo nabo babaga uwa mbere, twinjira mu wa 4 tuba ba mbere turi 3. Nibuka ko icyo gihe ubwo abanyeshuri murabizi iyo bagenda banganya amanota buri muntu wese bafite ishyaka rimwe. Rero turi mu kizame ndabyibuka umwarimu arakosora, amaze gukosora abanyeshuri urumva babaga ba mbere bose, buri muntu wese bafite amatsiko yo kumenya ayo undi munyeshuri yabonye. Ngira amatsiko rero yo kumenya ayo umunyeshuri witwaga Florence yabonye, sanga yabonye 10 ku 10. Fe yanjye yari yanditse ko nabonye 8. Ngira amatsiko kumenya ni ikihe nishe, numvaga rwose niyamenyera ko nta kintu nishe, ariko nkosise kopi sanga uko neza bimwe bita copy paste, uko yasubije nanjye ariko nasubije, ariko sanga nyewe nta manota yakimbaye. Ndamwegera ndabwene mwari hari ukuntu wabivuga ngo mwari ngo hano mwibeshye ngo ni cyaravuga ngo byagenze, ndamuhaba ngo nayo nyine ndabwene, ariko mugenzi wanjye twanditse bimwe we mwayamuhaye. Rero yafata rw'abapuru rwanjye ahita yandika ngo mwebe, noneho yari 8 ahita akuramo 2, akuyemo 2 uwo sigarana 6, kandi ndimo ndapiganirwa umwanya wa mbere. Noneho na bya bintu byose umuntu unyuzeho inyenzi, numva nta yindi nkomoko yaho karengana uretse ubututsi, sinza aho uburakari bwavuyete. Fata cya gipapuro nanjye ndagica nkimujugunya imbere y'uko byakabaye. Ararakara yahise anyirukana kugira ngo nzasubire mu ishuri. Yabaye ibintu bikomeye, mama yaragiye aratakamba, aragenda atakira diregiteri ndetse ati sanga mwarimu mwiyunge. Ndabyibuka ko rimwe mama yaje ku ishuri, araza ari mu masaha ya pause, aramutwara ahantu
bakundaga kuruhukira ngo mugurira amacupa abiri y'urwagwa ukarabwira ngo umwana ejo azaze ku ishuri. Ariko kuva ubwo ntabwo nongeye kuba uwa mbere, nicyo nshaka kuvuga, ngira ngo icyo gihe mwe nabaye wa gatanu, icya kabiri mba nk'uwa cyenda, mbese umwanya wa mbere muheruka. Turiga sinababwiye ko icyo gihe nari imfubyi, kuko muri ya myaka yakurikiye 59 mu mwaka ntibuka uwo ariwo, za muyaga zagiye ziba hariya niko bajyaga babyita. Papa we bigeze hari mwaka bamufungiye muri gereza ya Ruhengeri ngo baramukubita cyane, niko batubwiye, nyuma baza kumufungura, ageze mu rugo arapfa. Nuko nguko icyo gihe rero nari mvuze ko mama ariwe waje kunyitaho, bari kugira we ngo mutibaza ngo se yararihe. Nuko nguko byari byaragenze. Turihangana rero, ishuri ndaryiga ngera no mu wa 8. Ariko akandi kantu nta kwibagirwa ni ibintu byabaye kuri mukuru wanjye nakurikiraga ari mu mwaka wa 6. Ari mu mwaka wa 6 twagiye gutangira. Nge ndatekereza nari ngiye mu wa 5, wagiye mu wa 7. Ageze ku ishuri, ageze mu ishuri ry'uwa 7, basomye amazina y'abandi banyeshuri, we ntiramusoma. Abaje mwarimu ati ngewe ko mutamvuze, ko mutanyanditse, mwarimu arambwira ngo nasubire mu wa 6 ajye kureba ko yasibiye. Ageze mu wa 6, abarije mwarimu asanga ntari kuri list. Hanyuma ubwo list yo mu wa 7 ntarimo, list yo mu wa 6 ntarimo. Abaje uko biri bugende, mwarimu arambwira ngo niba utarimo nyine taha. Umwana yaratashye, ariko twari dufite umugisha, hari data wacu umwana wagize amahirwe yo kwiga ari umwarimu ku kindi kigo ahandi hantu mu yindi komini yitwaga Nyarutovu, twari twegeranye, amutwarayo. Ariko nabwo bigeze mu wa 8, igihe cyo gususha kigeze, bakeneye amanota yo muri ya myaka yashize, agiye kuyasaba barayamwima. Byageze ubwo mama wacu yari imirimbanye cyane, ajya mu cyo bitaga arondisoma kwa inspecteur d'arondisoma mu Ruhengeri, atakambara avuga ati umwana bamwirukanye gutya, none bamuje gukora ikizamini, bamwimye amanota. Nuko icyo kora amugirira impuhwe, ahita ahamagara aba inspecteur bombi. Nuko umwana bamuha amanota, aragenda kuri ikizamini cya leta, nubwo ntacyo byatanze, ariko byibuze ikizamini yaragikoze. Reka nigarukeho rero, akandi kaba ntazibagirwa k'ishuri. Ubwo igice cya mbere ya jenoside ndaba ngishoje mwihangane, nuko icyo gihe nyine nanjye nakoze ikizamini cya leta sinatsinda, ariko njya mu cyo bitaga Serayi. Serayi yari poste primaire, igihe cyacu twebwe twahitaga kaminuza y'Abatutsi. Serayi yijyamo ndanayiga, urumva abandi banyeshuri bandi bo utaratsinze yahawe amahirwe yo gusibira mu wa 8. Nsanga ndi n'umwe mu bantu b'abahanga, ndayiga ndayisoza, certificate ndanayibona, kuko umunsi wo gusoza baraziduhaye, nyuma baza kutubwira ngo basubize bajye kuzisinyisha muri ministeri. Yari ikomeye, yasingwagaho na minisitiri w'uburezi, handitseho ngo honor du président de la République. Yari rwose yari certificate yihagazeho. Noneho nyine mperuka nyine baziduha, bazisubizayo ngo bajye kuzikorera amasinyatire. Igihe kimwe rero nagiraga, hari mukuru wanjye wo kwa mama wacu bari batuye za Kabuye hari haguriya Kigali, muri iryo tatana ryabaye muri bya bihe nababwiye. Yakoraga muri Texirwa mu ruganda rw'imyenda. Aza kumbwira ati rero niba urangije Serayi, hari icyiciro cya 3 cy'abakozi benda gutangira kwangaja, uzazane certificate nzagushakira akazi. Reka rero njye kuzana certificate. Ngiye kuzana certificate, directeur witwaga Karera Jeanne Paul Museni arayinyima rwose. Arayinyima, ndatakamba ndahenda, arayinyima ndataha. Hanyuma rero ubwo niyo wahisemo haza muri bya bihe nababwiye bya za Kibirira, twageraga mushiki wanjye wari warashakiye inaha, aza kutubwira ati rero inaha muzahagwa, kuko aba bakuru bagataco bajyaga mu isoko bakabakubita. Sinzabyibagirwa, abantu bavuga jenoside ntiyateguwe, sinzabyibagirwa. Rimwe ari ku cyumweru, umugore w'umuserire
umugore wari ufite umugabo w'umuserire muri ba baserire, duhurira ahantu abantu banyweraga inzoga, nari umusore w'umugirigiri, aza kumbwira arambwira ati umva rero Garikari rwose tuzica abatutsi, ariko hari abantu twari kumwe babizi n'ubu bariho, arambwira ati ariko wowe, nari mfite na data wacu witwaga Gasarasi, wowe na Gasarasi muritonda bidakabije rwose, mwagerageje mu kavino tukareba wenda ko wenda hari aho mwahagirira amahoro. Nubwo buryo rero twaje zana n'umuryango, ariko wa mukuru wanjye nababwiye we yasigayeyo, we bamwisha ku itariki 9 z'ukwezi kwa 4, hanyuma twebwe turaza dutura hano ku Munazi aho na n'uyu munsi dutuye. Jenoside rero idusanga hano, ariko kugira ngo mwumve na wa muteguro wa jenoside, ibi bintu by'amarangamuntu nabivuze hejo bundi ndimo ntanga ikiganiro. Ibi bintu by'amarangamuntu byari byanditsemo amoko byatubera ibintu bibi cyane, kuko ndabyibuka ngeze ino tugiye gushaka umukonseye witwaga Uwimana kugira ngo tugire uburenganzira bwo gutura ino, yafashe irangamuntu arasoma, ngiye kubona mbona ajunguje umutwe. Ntekereza ko iyo gihe aribwo dushobora kuba twaragiye no kuri liste y'abazapfa, kuko jenoside itangiye wenda ntaza kubyibagirwa. Jenoside itangira ababyeyi banjye bahungiye aha ku itariki 10 na 11 no kuri 12 mu gihe batari bakabica, ngo baza kuvuga nimugoroba bananiwe ngo babariye abagore n'abakobwa. Icyo gihe rero umubyeyi wanjye yari atarapfa, bari bamutegere nade ku kirenge cyenda gucika, ariko kugira ngo mwumve ngo wari umuteguro nuko yasanze ageze mu rugo basanga ahantu barahaseye. Nukibaza mu minsi 2 abantu bari bamaze imyaka 3 aho ngaho kugira ngo batekereze gusenya urwo rugo, bazi ba nyina rwo kwari bande, ariko ibyo byose bikaba bikomoka kuri ya myirondoro nyine abantu babaga barafashe. Ikindi kintu ntazibagirwa, nsubiye gato mu ishuri, niga mu mwaka wa 4 turimo dukina muri recreation saa 4 ku kibuga, umwana umwe twarahuje kwa kundi abanyeshuri bahuriza ku mupira, niba naramuteye igice simbizi, ariko icyo nibuka nuko yahindukiye akambwira ati wanyenze, Habyarimana ni wowe watumye tutabica. Sinzi ahantu iyo mvugo yakomoka, ariko umunsi yavuye tuzabica. Ibyo bintu ushobora no kubihuza n'ivanwaho rye bikurikirana no kwicwa. Niyo myaka yose yari ishize uwo mwana bimbwiye, yari umwana twiganaga mu wa 4 kandi hari muri 82. Umve ibyo bintu ko ari ibintu ushobora kuba byaramaze igihe kirekire. Jenoside rero iratangira, dutuye hariya nk'uko nabivuze, turi ku rutonde nubwo tutari tuzi ko tururiho. Ku itariki 9 nijoro nibwo harabyewe nasengeraga mu itorero ry'abapantekote, n'ubu niryo ngisengeramo. Icyo gihe nari umuyobozi wa korali yaririmbaga hano Kayonza, noneho hari abantu twaririmbanaga twanasenganaga, tugambirira kurara mu masengesho. Icyo gihe kuwa 3 twariga dufata ibihe byo gusenga, hanyuma dutashye mu gitondo rero nibwo twamenye ko indege ya perezida yahanutse. Ahantu twaje tugatura ni nk'umugisha twari twagize, kuko twari twaje dutura mu muharuro w'abantu bitwa Bagafaranga, n'abantu bitwa Bakananura, n'abantu bitwa Basomingera n'umungu wa Gafaranga, nabo bari abatutsi. Kandi iyo myaka yose twari tumaze kumenyana. Iyi nyigisho y'abazungu ifite ukuntu yari yarafashe. Uwo musaza witwa Gafaranga niyo bigeze kubwira abana ngo aravuga ati ariko yemwe uriya mwana ko mureba nkabona ari umwana wacu. Ni bya bindi barigishe ngira ngo bifite uko byari byarafashe. Noneho umukobwa witwa Mukayiranga sinzabyibagirwa, rimwe aza kusura, aza kunyibiranga muntu mu mayeri, nuko baragenda barakonsirita nyine dutangira nyine kuba umwe. Mbese igihe cyarigiye umuntu agize Imana akabona uwo bafatwa kimwe, ubwo nyine twari duturanye. Rero imiharuro yari yegereye. Ku itariki 9 nijoro turimo ubwo twavuye muri ya masengesho, icyo naringezeho usanga
icyo gihe umubyeyi wanjye n'uwo musaza witwa Gafaranga nawo kwa Kananura n'abasoma ingiro bari ku muharuro nyine bifashe mapfubyi. Turabaza byagenze bite, batabyara Imana yapfuye. Ariko jewe nkuko nari naragiye mbibwirwa icyo gihe twiga n'uwo mugore wabimbwiye n'abandi, rwose umuntu wese yarazi ko umututsi wese wari mu Rwanda yarazi ko Habyarimana wagira ngo yari yo ngabidukingira uko babitekerezaga ko napfa natwe tuzapfa. Icyo gihe baratubwira bati turapfa rwose nta kabuza. Twiriwe aho ubwo ni kuri 7 ku 8 ku 9 babantu twasenganaga baragarutse ngo twishyire mu maboko y'Imana. Nijoro rero nibwo ngira ngo umwe yabyutse asanga inzu y'uwo muturanyi yitwa Basoma ingero imirashya n'igikoni cyo kwa Faranga bagitwitse. Bita tuva mu nzu tujya mu Masaka yari aho ngaho ku irembo, ariko dusa n'ababona nta gikoma, imbeho itwiciye mu rukerera dusubira mu nzu. Noneho bigeze nka saa 11 n'igice uwo mukobwa witwa Mukayiranga yari mu muraba wa Kankwanzi araza atakubita ku idirishya aravuga ngo dore igitero kiraje. Bita dusohoka turiruka. Naherukanye n'iwacu gutyo nabo bashiki banjye nabo abandi twasenganaga twahise dutatana. Ariko jewe nza gutekereza ko se ubu ndiruka ntaziyonjya mbanza guhagarara. Umukobwa wari inshuti yanjye wari fiancé wanjye witwaga Garasi Wangabe, yari umukobwa wo kwa Benedictore ya ubu ni muri Kivugiza. Twe twaramaze rwose kuzuzanya ko tuzubakana urugo. Noneho we asa n'umuntu wanze kunsiga. Noneho tuguma tugiye tubona igitero cyarimo uwitwa Kagimbura n'abitwa ba Rwabagabo baturutse hahandi kuri y'amazu yashyaga baza biruka. Ariko icyo gihe w'amaraso duhita dusohoka. Wowe yacaga kuri ayo maraso ndabyibuka twahuriye aho mu irembo yikoreye ikintu cy'igitebo ngira ngo cy'ibishyimbo niba atari amashaza. We nyine arimo agenda aca kuri iyo mirambo asahura. Abo ngabo bari bamaze gupfa rwose bari baryamye aho ngaho. Umugabo uwo musore twari mu kigero kimwe atujyana iwabo. Tugeze iwabo rero ubwo ni mu masaa 4 atubwira ati rero ndimo ndumva bavuga ko bashobora kugera mu ngo z'abantu barebamo abantu, henga njye kumva umwuka ubarimo. Ni naho natangiye kumenya ko ashobora kuba ari umuhutu. Aragenda ajya hari agahushyi ahasanga. Icyo gihe yaragarutse aratubwira ati ibintu byakomeye kandi barimo baravuga ko umuntu bari gusanga n'umuntu bari bumwice. None reka ngende njye gushaka ahantu hari igihuru kugira ngo nze kubajyanayo ari nijoro, nibaza gusaka batabasanga hano. Twiriwe muzi icyo gihe koko kuri ayo manywa ajya kudushakira igihuru njye na wa mukobwa. Nuko igihuru bigeze ku kagoroba turagenda tukijyamo. Twabaye muri icyo gihuru kuva icyo gihe ari ku cyumweru. Ibitero byose byateraga hano byazamukaga hariya twumva, byambukaga Ikiyenzi twumva. Abantu bazi kurasa hano bitwa Baruzunage bajyaga basubira ngo Baruzunage yaturashe, basubiragayo batunyuraga rwose hafi ku mutwe, ku buryo hari n'igihe n'inka bazaga kuragira rwose kumvira hafi kugukora ku mutwe. Ariko rwa rugo rwaduhishe rwo kwa Kinyebe rwatujyanye mu gihuru yibuze nijoro bakajya batuzanira amazi, bakatuzanira n'ibyo kurya, batuzanira n'ikiringiti. Icyo gihe hari mu gihe cy'imvura, imvura ikagwa tukakiyorosa igahita kikatwumiraho. Twabaye muri icyo gihuru kuva icyo gihe ku cyumweru kugeza ku wa gatanu. Ku wa gatanu rero twakivuyemo gute? Ku wa gatanu icyo gihe ubwo ingabo za RPF zishoboye kuba zari zitangiye kurasana n'izina ko amasasu wumvaga avugira Ikiyenzi, ubundi ukumva aravugira he, ariko sina bari. Twe tumaze icyumweru mu gihuru nta makuru yo hanze n'amadufite. Ariko ngarutse inyuma uwo muhungu wari watujyanye akaduhisha ku wa 4 nibwo yaje ari nimugoroba tuzaniye ibyo kurya. Arambwira ati mukecuru na bashiki bawe byarangiye. Ntibyagenze bite? Arambwira ati bari bavuye kwa padiri badapfuye, hanyuma baraza bageze mu rugo basanga barahasenye, ngo bajya ahantu mu rugo ku Munazepfo ku bantu bitwaga niba ari ba Mubirigi niba ari ba Harerimana sinibuka urugo yambwiye. Ati hanyuma uyu munsi baraza babasangamo babakurayo ngo baraza
hepfo ni mu bice byepfira ku Munazi hafi yo kwa Banyabutsitsi. Epfo yaho hari umukecuru niba yaritwaga Mikera, yarafite umuhungu witwaga Niyo Mugabo. Noneho babaga mu nzu y'ibirere, noneho barabafata uwo muryango wanjye nabo n'uwo muryango wa Mikera nabo barabatutsi, babashyira muri iyo nzu, barakinga, barangije bashyiramo ikibiriti, barashya, bararangira. Icyo gihe uwo muvandimwe yaraje arabimbwira ati byarangiye kandi ni urupfu bapfuye. Bavandimwe, nubwo nanjye nari nzi ko budacya cyangwa ngo mbwire, ariko numvise nyine nawe urabyumva. Noneho ndanamubwira ndagiye nanjye banyice, mva muri cya gihuru rwose, ndabwira ndagiye banyice, n'ubundi nta hantu umuntu asigaye n'iki. Aramfata arambwira ati rwose Garikani waretse kugenda, wenda ko ntawe uzi uko bizagenda. Aramfata aransindagira, anyemeza rwose gusubira muri icyo gihe. Uwo muryango n'umuryango w'imfura cyane, ni abantu batugiriye neza, ku buryo uwo mugabo witwa Kinyebuye, nubwo nyuma interahamwe zaje kumwica, ariko yajyaga aza nka nijoro akareba hantu bamaze gusa n'abahindura akayira batuzaniye ibiryo, akajya afata inkoni, akajya afata ubwatsi bwo hepfo n'ubwo haruguru, akongera akabihuza kugira ngo atazagira utekereza ko harimo akarari. Bene data, ari abahutu bagize neza rwose, bakwiriye kujya bashimirwa. Kuwa gatanu rero twategereje two kurya turatubura nijoro, naho kumbe marayika wacu nawe yahunze, bamvise amasasu nabo barahunga. Noneho dusa n'abasohotse mu gihuru ngo turangaguze twumve, dusanga nta n'inyoni nta n'iki. Noneho tujya muri urwo rugo rwari rwaraduhishe kugira ngo turebe ko tubabaze ibyo ari, dusanga barahunze. Amahirwe twasanze hari mu gihe cy'umwero w'inyanya, umuhungu witwa Inyasi yajyaga ahinga inyanya, dusanga hari intebo basoromye ariko ntibazigurisha, maze tujya ku nyanya, turya inyanya mbisi mana, ariko mu nda haza amakara. Turahirwa, ubwo ni kuwa gatandatu, kandi ubwo abantu barahunze ntituzi ibyo ari byo. Bukeye ku cyumweru turibaza ngo bizagenda bite. Mushiki wanjye ubona babwiye wari waradutanze inaha, yari atuye hakurya iriya kuri Juru. Garasi nawe agambwira ati ingira bene wacu urutonde, tujye kuri Juru kwa mushiki wanjye, turanyura hese, tujye kwa bene wacu urutonde, turanyura hese. Nyine nta makuru yo hanze tuzi. Turangije ahubwo twihereje uriya muhanda wo hasi w'Abashinwa, turagiye, ariko tukibwira mu mutima tuti tugende. Ubwo abantu bahunze, turagenda mu kivunge cy'abantu, nta muntu uri kumenya, ntabwo tuzi ko mu nzira hari za bariyeri. Turagenda rero hasi yo uriya muhanda w'Abashinwa, tugera Gashaka. Tugeze Gashaka ndabyibuka, hari umugabo witwa Gasana, abantu bangirira nzajya mbavuga, bagasana tugiye kuzamuka ngo twerekeze Rutare, atubwira ati muramenye mutazamuka ahangaha. Uwo mugabo nawe yari umurokore twari tuziranye, aravuga ati ruguru interahamwe zose zipakiye ahangaha Musumba, nimugereyo rwose n'uwo mwanya none tunyureye, ati nimupfe kunyura ahangaha. Atwereka akayira kava Gashaka kasa n'agasubira Nyamirambo, ngo tujye muri kaburimbo, ngo tujye mu kivunge cy'abandi bantu, ntabwo tuzi ko harimo za bariyeri, hanyuma wenda iyo tuzajya ntituhazi. Ajya mu murima adukurira imyumbati, turahekenya, turangije dukomeza urugendo. Baba Mana ishobora byose, ntituzi ibyo ari byo. Tugiye kugera muri kaburimbo hafi y'aho centre de santé ya Nyamirama yubatse, icyo gihe niho komine ya Kayonza yakoreraga. Tutaragera muri kaburimbo, tube dukubitanye n'interahamwe ziri ku magare, kubera ko twe twaragiye muri icyo gihuru bigitangira, twari tutarabona isura y'interahamwe uko zimeze. Inkota, impiri, ibintu byose bishoboka babifite. Bati muri inyenzi, turarahira ntabwo turi inyenzi, muri Abatutsi turarahira. Noneho rero afazari jewe wenda ntibyari byoroshye guhita umenya, ariko uwo mukobwa akaba umututsi Mana ishobora byose,
ntabwo nyine bati nawe bahita badufata badushyira hari agapozisiyo k'abasirikari kari hino, kandi ubwo mwumve mwa bantu mwe ukuntu inzira itabwira umugenzi. Inyuma namenye ko icyo gihe inkotanyi zari zigeze hariya mu kiyanja zirimo zirwanira na fari, natwe turi hasi iyo ngiyo twazikikiye twagiye mu babesha bacu. Bati bari badushyiriye abo basirikari, hari umusirikari mukuru w'umumajoro, noneho ahita tureba, ahita abwira umusirikari muto yaravuga ngo genda ubatunganyirize hariya hepfo. Umusirikare aradushorera agiye kudutunganya, ariko uwo musirikari niba ari ubunyarwanda, niba ari ubupfura, niba ari ubukristo, niba ari ubusilamu, agira impuhwe, tubona agize impuhwe. Noneho undi watureberaga nk'ariya ahita avuga ngo urashaka kubareka, ngo bamwe wa wundi Mana yanjye ahita adusiga. Yaratangiye kutubwira ati use koko, mbese ukabona ko kadufitiye impuhwe. Wa wundi ahita aza asa n'umutwaka, ahita adutwara. Nawe ntiyajya kudutunganya nk'uko byari bivuze, ahubwo ahita adutwara atujyana kuri kaburimbo, ahita aduhereza interahamwe aravuga ngo dore inyenzi dufashe. Interahamwe nazo ntizahita zitwica, ziratuzamura zitujyana kuri pozisiyo y'abasirikari. Nka hariya uyu munsi polisi ihagarara ya trafike hariya hino gato ya centre de santé y'Inyamirama, ahantu hari n'icyapa, icyo gihe niho polisi y'abasirikari benshi yari. Izo hamwe zihita zivuga ngo dore inyenzi. Yewe ntabwo nzi igihe nagereye hasi, icyo nzi gusa niba ari umutego bakubise, asigaye umusirikari yakubitaga butini agahereza undi nawe agahereza undi, barankubita baranyica, bandema y'ikiziga. None interahamwe nazo zikajya zinyuza, nkabona zanyuze nk'imirimo mu maguru zigakubita. Mwakabyaramwe, umuntu utaragera ku munsi ntapfa. Njye nibaza impamvu ntapfuye, kuko interahamwe yafataga inkoni ya mpiri akayizamura n'amaboko yombi agakubita mu mutwe, kumvira atarutse. Simbabeshye. Noneho rero nk'umuntu w'umwizera ndabyibuka, nari nishyizemo ubuntu bw'uburokore bwinshi, bw'ini ngiye gupfa, nishyizemo ubutagatifu bwinshi ku buryo mvuga nti ndajya mu ijuru rwose. Tekereza umuntu wasengesha nk'iryo Yesu yasenze, uzi ko n'abasengeye ngo Mana ubabare ntabwo bazi icyo bakora. Ariko nimusenga abwira ariko Mana rwose wambabariye, uramutse unkuye ahantu nkazavuga imirimo yawe, nkavuga ibitangaza byawe. Sinzi uko iryo sengesho ryahindutse, ntangira gusengana. Noneho mu gihe barimo bampondagura, nari mfite Bibiliya irangamuntu nari nayitaye za Gashaka, ndabyibuka kuko twari tumaze guhura n'abantu batangira kutubwira ko hashobora kuba hari abantu barimo kuzibaza, turazita. Hanyuma Bibiliya yari irimo agafishi kanye nari narabatirijweho mbiyongiye mu majyaruguru. Noneho rero umusirikare umwe ateragura ya fishi, atangira gusoma aderese zaho. Noneho numva arimo arabwira abantu ngo cyana ngo mukireke ngo umumanza ari icyacu, ko yarabonye aderese ziyo zahariye. Barayireba ngo nikusha ngo wanyu ni nyine mbabwira ibyo byanditse aho ngaho. Ntabwo n'umututsi, ntabwo ndi umututsi. Undahita avuga ngo igatone ngo mwibuke ko ari abasore ngo Kanyane ngo yakuyeyo ngo akabajyana mu nkotanyi. Batikuramo imyenda, nyikuramo ngo barebe ko nahetse imbunda. Uretse ikintu cyitwa inzara, inda yari yarafatanye n'umugongo, nicyo babonye. Inkweto bari bamaze kuzikuramo, ariko ubwo kugira ngo bitanyibagira, fiance wanjye we nagaruye ubwenge nsanga we bamurangije, we naho ngaho yaguye, bamujugunye muri kiriya cyobo cy'Inyamirama.
ubwo jewe bari barandetse batangira kumbaza bumva burugumestre wanyu konsiye wanyu bumva ati twe twaravuye muri 91 mwenda cyane byibuka ahita bango ngo mukireki barandeka banjyana ku ngunguru y'umuceri ngo ngaho nikiriki noneho nkoramo ngize ngo ndagira ngo nyine mpuzamenyo sanga izi nzasaya ntizihura sanga zarekanye noneho umusirikare twarubayije sinzabyibagirwa yaratuye hariya mu kivugiza narimu yankubise ikintu cyitwa urushyi rakubita umangani narwo rwahuje za nzasaya ariko nabwo sinabashije kurya noneho ubwo barandetse byari bimaze kuba nko mu masaha 12 barandetse nkomeje urugendo ndagenda Inyamirama yitwa ku masosiyete ahari hacumitse umupastor wacu watuyoburaga icyo gihe witwa Gapfizi n'ubungu barahari yari yaravuye za Rukara aje kuyobora itorero hariya ntangira gutekereza ko hariyo ndi bujye hanyuma rero ndagenda ngira Imana sinagira ndi bariyeri nongera kunyuramo ndetse n'imbere y'abo icyo gihe hari bariyeri ko sinzi ukuntu nagize nyanda yiberereka ndagenda njyayo nsanga hari abantu bamaze kumubwira ko banyiciye Inyamirama nyine abo bari basanze barimo kunyica cyokora aranyakira nawe ambera marayika aranyakira ndagibuka ikintu cyanyemeje ko nari napfuye bampaye amazi icyo gihe ngo njye koga nijoro ndagenda icyo gihe nambaye ipantaro ebyiri hari yanjye narakuye mu rugo niyo wa muntu w'inshuti yanjye narakuye iwabo wa wundi wari waratujyanye iwabo ariko nsanga iy'imbere nayitumiyemo ndagenda nasi nabizi nibwo nahise nyisiga aho ngaho ndakaraba numva ntangiye kugenda ngarura ubuyanja barambana nk'iminsi nk'ibiri cyangwa 3 hanyuma urugamba rwe rugezeyo tube turirutse mungana nawe kugira ngo ntatinda mu nzira naho cyari kibazo kugira ngo hace ari genda byibuka bampaye matora ndikorera bampa umwana wabo wari muto ndamuheka ko nyina nawe yarahetse undi nuko turagenda kugera ku bantu batizana ibyangombwa ariko aho ngaho hari bari bahanshakiye akangombwa ngo kasimburaga amaranga muntu abariko ngenderaho ariko hamwe nahagera bati ndibuga ngeze nk'Iremera kuri bariyeri barakarebye bashaka kukemera ariko ndahita bwira mugenzi baravuga ngo ngo uramenye ngo inkotanyi ngo umenye ngo zageze ikayonza ngo hari abantu zirimo gusinyira utu twangombwa ngo zikabatereraho na kashe kubera ko icyo gihe bari barafashe nyine batigeza ko bafashe komine twaragiye rero we nabikomojeho ndimo ntanga ikiganiro turagenda tugerera za Kibungo tugera za Kibaya turazenguruka tujyaho tugereyo bita za Rukira turongera turagaruka tugerera za Cyarubare turagaruka tugera Nyankora ubwo uwo mugabo yarambwiye ngo wari ufite yarambwiye ati noneho n'ubundi gukomeza kugenda bishobora kuza gutera ibibazo reka dushake ukuntu turimo kumva ko inkotanyi zaje tugushyira inkotanyi zirirwa inkwavu icyo gihe twageze irw'inkwavu dusanga inkambi ngira ngo yari hari bayikuyeho bayimuriye Kabarondo turagenda tugera Nyankora abantu baraducumbikira ariko impamvu ngabuse kuri Nyankora nuko naho hari umugabo twari kumwe washatse kuhanyicira abwira uwo mugabo w'umupasiteri wari wamufite aramubwira ati kariya gatutsi mutagakura ahangaha nawe yari umuvuga butumwa aravuga ati turakica mu rukerera rero rw'uwo munsi kugira ngo nihute nibwo uwo mugabo yanasangaho nari ndyamye arambwira ati arankomanga arambwira ati rero garikane dore n'intera hamwe zari muri parike nako yego zari zarahungiye muri parike zatangiye kugaruka kuko inkotanyi ziri Kabarondo aho ngaho ntazari zihari abantu bashobora kukwica shaka ukuntu ngutwara yamwe hejuru za Nyankora turamanuka naho bita Matinza turazana Gasarabwayi tugeze Gasarabwayi arambwira ati rero rwose nkundenganye barimo n'abagumotanyi nazo ziri zica abahutu rero sinzi tunguka mu maso
ndagufatire ntabwo nkurekura rwose ngwino tugere nanjye ndavuga ko wampeje ati sinza rwose sinzi tunga mu maso aransezera asubira mu ishyamba nanjye nzamuka n'Imwiri n'Inyakabungo na hariya Rwinkuba hariya kuri video niho nahuriye n'inkotanyi ziba zinkijije zityo. Twabaye muri ubwo buzima bushaririye nabiciyemo byose sinabivuze ariko inkotanyi ziradukiza zirankiza ngeri gahini dushyira mu nkambi nsangayo abantu banzi barahangaha twasenganaga barishima bati twe tuzi ko wapfuye kuko muri icyo gihe cyose cya cyumweru barampize cyane ko bamaze kwica iwacu hari ahantu duturanye yitwa kwa Zirunga abagabo ngo baje baravuga bati wa mugogwa ari he none ngo abantu bakabwira ngo yaguye hasi ntaruka kubera ko icyo gihe babonye imanuka ntibabona nzamuka ntibambona kwa padiri ko no kwa padiri bashakiye bambuza aravuga ati uriya yarapfuye. Hanyuma rero kugira ngo ngere ku gice cy'uyu munsi icyo gihe tuba mu nkambi tugenda tugarura ubuzima buhoro buhoro igihe kiragera tugaruka mu aho twari dutuye ku matongo abanyarwanda bari barahungiye hanze bagarutse mbonamo ba data wacu mbonamo ba masenge mbonamo ba mama wacu n'abandi bantu dufatanyije gucika ku icumu tugerageza kwiyubaka. Uyu munsi ntabwo dusa n'abagushije ishyano turashimira Imana turashimira inkotanyi ariko tugashimira n'abahutu batitwaye nabi. Uyu munsi bwa burenganzira twari twaravukijwe nyakubahwa mushyitsi mukuru iyi leta y'ubumwe iyobowe na nyakubahwa Paul Kagame ngewe ku cyanjye giti nari narize serayi nk'uko nigeze kubivuga certificat barayinyimye sinibutse kubibabwira jenoside irangiye nagiye kuyizana nsanga wa mugabo witwa Karera nta kiyobora serayi ko serayi ntizahise zitangira nsanga yigisha kuri primaire ndagenda amaye nkubise amaso avuze induru ati Kagorora niko yajyaga avuga ati uracyari ndacyahari ati kuko bari baratubwiye ko wagiye kuko muri icyo gihe kora kumva ntabwo byari kera cyane bambuze ngewe iriya bica abandi hari amakuru bumvise ngo nagiye mu nkotanyi ariko ntibyari byo twari twaraje ati koko bari barabitubwiye noneho rero nje gufata certificat yanjye kandi urayimpa ndabyibuka ko abukunda mubwiye ngo se ngo certificat yawe noneho abantu nibagira ubwo ahita mbwira ngo se ngo ho yari ni ngo ko mwahanyirukanye wawe nyine ngo twarahamwirukanye ndavuga nti urayimpa rwose yaragifite imfunguzo arazifata turagenda tujya kuri serayi arafungura arayishaka arayibura agasohoka ati ko nyibuze nturayimpa ndabyibuka rwose nari mfite ubwishongozi nake kurya no bwe burya si buno ubu noneho turagenda rwose bikemera turayimpa ngo noneho ngo reka nguhe ngo urwandiko ngo ujye muri minisiteri ngo kureba deprecateur ngo ndavuga ntabwo njyayo wowe uzajya uzanira certificate wayinyimye ubundi yinyimira ayishaka arayibura ayibuze ati rero ubwo nta kundi ndavuga nti rero barayishaka ni ku kazi barayishaka atari kuba atukoreraho ubundi ni nkorera za Kayonza kandi ku kazi barayishaka naho kumbe umugabo umugome niba yaratekereje ko hari undi muntu ushobora kuzamusimbura kuri iyo serayi nazaza akayima yarayifasha yijyana mu rugo iwe ariko mugira ngo twabaye mu gihugu twavanyeho kuri serayi tugenda ambwira amakuru ubwo rero ubwo dutandukana mwemeje ko ngomba kuzajya kunshakira certificate kazagarwa nkayifata hanyuma yikoze iwe nanjye ndakomeza
njya ahantu mu rugo, hari urugo rwari rwarahishemo mu gashiki kanjye ko kwa data wacu, abantu b'inaha barakazi kitwa ka Devota, kuko nyuma igihe naje kukaza ndiko konyine kasagutseyo. Noneho njya muri urwo rugo bari baragahishe, ngiye kugerayo ngiye kumva numva wa mugabo yankurikiye rwose yiruka, numva arimo aravuga kagorora, mba ndebye inyuma ni Karamidirete, ngo ndayibonye. Uyibonye? Ngo nari narayijyanye mu rugo, certificat arayimpa ndayizana. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, iyo certificat yamfashije kwiga andi mashuri, kuko niyo nerekanye. Ndagenda njya muri segonderi, njya gutangira mu mwaka wa 3, ndiga ndarangiza umwaka wa 6, mbona diplome ya humanite, ndanakomeza ndangiza na kaminuza. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, niba byashoboka kumbwirira umukuru w'igihugu, mbwire ngo igikomere cy'amashuri yaragiye kuzapfana warakimukijije, kuko bamwimye certificat ya Serayi. Ubu afite ni degree, afite degree ya 0, kubera ko mwatabaye u Rwanda no ku mitegekere myiza. Umva barire tumuntu witwa Kagorogarikani w'Ikayonza, Kagorogarikani w'Ikayonza. Ubuti igikomere cy'amashuri yari buzapfane atabuze ubwenge warakimukijije. Ubu afite degree A0 yemewe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe cya kaminuza cyitwa HEC. Umbwirira umukuru w'igihugu, umbwira uti amashuri bajyaga bakubitirwamo, bakitirwamo inyenzi, bakitirwamo inzoka, umumbwire ko uyu munsi ngewe Kagorogarikani mfite iryanjye shuri ryitwa Juru Vision School, rikorera mu murenge wa Gahini mu kagari ka Juru, rifite abana hafi magana. Ryanjye bwite, nakira abana 8 ngafatanya n'igihugu kubigisha, igihe kikagera bagakora ikizamini cya leta, ntanga akazi. Mfite abarimu bagera mu 10 bakora muri icyo kigo, mpemba buri kwezi amafaranga ari hafi miliyoni. Nanjye umumbwirira uti wakoze umuti, igihugu warakigaruye, ubu abantu bamerewe neza, mfite umuryango, turarya tukaryama, ntacyo twikanga, turagenda mu muhanda tutiteguye hari utubaza. Iyo mu nkomoko zacu hari igihe umuntu agera akanyarukiyo bakamura akavuga ngo uracyari uti ndahari. Mbese umubwira uti mubyeyi, ntabwo abacitse ku icumu babona ikintu baguha, ariko duha agaciro abatanze ubuzima bwabo kugira ngo tubeho, duha agaciro ibikorwa byose bikorwa kugira ngo dusubizwe ubumuntu. Uyu munsi tukaba turi bazima, turi abagabo, turitunze. Ntabwo rwose umuryango wanjye usaba umunyu. Reka nkubwire nyakubahwa mushyitsi mukuru, unamumbwirire ko imiyoborere myiza no kuduteza imbere. Mfite n'imodoka yanjye bwite. Ndabashimiye, sinabivuga ngo mbirangize, sinabona aho mfunigera naho nsore, sinanavuga ngo ndanashoje. Wenda n'umutaha tuzakomeza kuko twanyuze mu buzima bubi, ariko uyu munsi mfite amahoro ko turi mu Rwanda rwubatswe n'Inkotanyi. Imana ibahe umugisha. Arakoze Garikani, ubuhamya bwe burumvikana. Nagira ngo dusabe umuhanzi Grace ko yakwigira imbere akongera akaturirimbira indirimbo. Mu gihe aza rero, buriya Habyarimana yari yarishe igihugu, buriya babigishaga kubaza imyuko, kubaza imihini. Bagiriraga amahirwe, bamurekaga akiga wenda kubaka. Urumva ayo mashuri babaga barabashyizemo.